Kristo Yesu nashimwe mwene data, wowe unkurikiye washoboye kubyuka, washoboye kuramuka uri muzima, fasha dushimire Imana ko iduhaye igitondo cy'umugisha, fasha dushimire Imana ko iduhaye igicamunsi cy'umugisha bitewe n'igihe utwumvira. Uramfasha kandi dushimire Imana ko iduhaye ikigoroba cy'umugisha cyangwa ijoro ry'umugisha ryo guhumeka ku mwuka wayo. Ntabwo uyu nguyu ari uwo twaguze, ntabwo ari abonoma, ni imbabazi n'ubuntu itugiriye kugira ngo twongere kuyumva. Niyo mpamvu dufite umunwa ngo tuvuge ubutumwa bwiza, niyo mpamvu dufite amatwi kugira ngo twumve ubutumwa bwiza. Nta kindi tubereyeho ni ukuvuga ubutumwa bwiza buhindurira abantu kuri Kristo Yesu. Abagize umugisha wo kwiga cyangwa nugira umugisha wo kwiga theology, ibi uzabyiga mu isomo ryitwa systematic theology cyangwa se mu gifaransa theologie systématique. Mu kinyarwanda ni theology nyayo iri ku murongo ivuga ngo twigisha abantu tubahindura abigishwa ba Yesu, baba abantu bahindutse babe bazima aho kugengwa na kamere, umubiri, idini. Abantu bahinduke babe ikijumba cyahiye. Narabitanze mu biganiro natanze, uzabona ikiganiro natanze kuri televiziyo cyitwa transformation cyangwa se guhinduka. Umuntu utakiriye Yesu ngo umwuka wera Yesu yadusigiye amuhindure aragorana, amera nk'ikijumba cyagiye mu nkono ntigishye, aho usanga kukirya bigorana. Imana idufashe muri iki gitondo cyangwa amasaha uri kutwumvira mu iri jambo utwumve. Turashaka kuganira kuri transformation cyangwa impinduka ziba mu muntu zizanywemo na mwuka wera. Dukurikira amakuru menshi muri uyu mujyi wa Kigali. Iyo Rayon Sport yatsinze urabimenya, bisobanuye ko hari abakunzi ba Rayon bamamaza intsinzi yayo. Bene data, dukwiye kwamamaza intsinzi ya Yesu kuko we yaratsinze complete landorso. Rayon uyu munsi yatsinda ariko ejo bakayitsinda, ariko intsinzi ya Yesu ni ntakuka. Yatsinze igitego agitsindisha ingingo ze zose: icy'umutwe, icy'amaguru, icy'amaboko, icy'umutima, icy'urukundo yadukunze. Satani ararambara aragarama, Yesu amukubita hasi. Tugira indirimbo ivuga ngo aramwegera, amukoma hasi, amumena impanga, ngo arayijajanga cyangwa se arayijanjagura, ubundi ngo ajya mu bituro by'abera arabakingurira, azamukana imfunguzo z'urupfu. Yesu rero yaranesheje. Nguhaye karibu. Nari ntangiye ngira ngo nkubwire impamvu tugomba gushimira Uwiteka, tugomba kwamamaza intsinzi ya Yesu kubera ko abemera bakamwizera muri ibi biganiro dutanga, mu bitangirwa mu nsengero n'ahandi hatandukanye, bafite umugabane wo kuba abana b'Imana. Umwana w'Imana agabana iki rero? Mu byo tugabana hari ubugingo buhoraho, hari agakiza kadusobanura tugasobanuka, ariko kandi hari na mwuka wera. Tugeze aho tugiye kuganira muri iki cyumweru, turi mu cyumweru cy'umwuka wera nk'uko nabigusezeranije. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko naguteguriye ivuga ngo umwuka wera ni umubumbyi cyangwa se iforomo, akora umuntu mushya mu wari usanzwe. Uko wahindurwa na mwuka wera ukaba mushya, tugiye kureba amasomo twigira kuri Petero. Petero Yesu yaramubwiye ngo naragira umukumbi, ragira umukumbi wanjye Petero, ragira abana b'intama banjye. Umuntu Yesu yatoranije akabona ari umuntu yasiga ngo aragira umukumbi we, awushumbe. Urumva ko yari umuntu udasanzwe. Ariko se ni iki twakwigira kuri Petero? Turi kwiga umwuka wera n'icyo akora mu muntu. Petero, tugiye kureba Petero wa mbere yo kuzura umwuka wera, turebe kandi na Petero wa nyuma yo kuzura
umwuka wera. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Fata Bibiliya yawe cyangwa uyirebe muri telefone yawe, dusome ijambo ry'Imana. Utayifite udutega amatwi, tugiye kukubwira icyo kuzura mwuka wera byakumarira, icyo gutunga mwuka wera byakumarira. Tugiye kureba uburyo mwuka wera ari iforomo ibumba umuntu akaba itafari rishyashya rigororotse. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8, dusome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Umurongo wa 9, amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kirabamukingiriza. Akira ijambo ry'Imana. Iyi ni handova yo mu bwoko bw'isezerano Yesu yari ahaye abigishwa be. Ati ni ngombwa ko ngenda, kuko nintagenda ntago muzabona umufasha. Kandi Yesu yararangije mission ye yari yamuzanye ku isi. Yaraje avuga ubutumwa, amaze kuvuga ubutumwa abantu baramwizera, abantu baramukurikira. Abona bidahagije kuko mission yari imuzanye kwari ukuducungura. Arapfa, ajya ku musaraba, awubambwaho, ndetse uyu musaraba niwo yatangiyeho, ibyo murabyibuka. Ajyanwa mu mva, amanuka ikuzimu, twabivuze. Atsinda Satani icy'umutwe n'ingingo zose, ntabwo ari icy'umutwe gusa, ni muri kote zose. Niyo mpamvu mu by'ubwenge tuzaba abahanga. Mu by'ubwenge Yesu yatsinze Satani. Mu bikoreshwa amaboko tuzaba abahanga. Yesu yatsinze Satani ahantu hose. Ujye wikoraho uvuge ngo kwakira Yesu, ufite intsinzi z'ubwoko bwose. Mu masengesho uzatsinda, mu kazi uzatsinda, mu masomo uzatsinda, kubera ko uyu mwami wacu yatsinze Satani kandi amutsindira impande zose. Haleluya. Uyu Yesu rero yaragarutse aterateranya abigishwa be, amaze kubahumuriza no kubereka ibimenyetso by'uko yatsinze urupfu. Igihe cye cyo kuzamurwa kigeze, ngo arababwira ngo njyewe ndagiye, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ni iki twigira kuri Petero rero ku bijyanye n'umwuka wera? Yesu yari ari kuvuga gutya, ari kuvugana na ba Petero batari buzura umwuka wera, kuko umwuka wera wamanutse kuri Pentekote iminsi 50 nyuma y'iki gihe. Petero rero wa mbere yo kuzura umwuka wera na Petero wa nyuma yo kuzura umwuka wera arashushanya iki? Petero wa mbere yo kuzura umwuka wera arashushanya umukristo wabatijwe mu mazi menshi, ariko ibyo gukomeza gusenga, byo kuba imbere y'Imana akabigabanya, cyangwa se ntanabigabanya ariko akaba ataruzura umwuka wera. Twibutse ko kubatizwa mu mazi menshi ni abashumba bawe bakora urutonde bakavuga ngo waje guterana, none wize urashaka kubatizwa. Ariko kubatizwa mu mwuka wera, selegisiyo ikorwa n'igihugu cyo mu ijuru cyakwishimiye, kikaguha iyi mpano y'umwuka wera, kubwo guca bugufi, kugira inyota yo gusenga no gushaka Imana, no kumva wirinda, uba maso, wegera Imana, ushaka kumva Imana cyane mu ijambo ryayo. Urasoma ijambo ry'Imana igihe kinini, urasenga igihe kinini, uraca bugufi, uraba umuntu mushya, urakora amasengesho, ufite umutima umenetse imbere y'Imana. Ijuru niryo rikwitoranyiriza rikavuga ngo reka runaka tumubatirisha umuriro afate mwuka wera. Ijuru rikagusukaho amavuta. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Petero rero uyu arashushanya umuntu wa kamere. Umuntu wa kamere ni umuntu udafite Yesu muri we, ni umuntu udafite mwuka wera muri we. Agengwa n'umubiri, ntabwo yakwiyiriza ubusa. Umubiri uramubwira ngo ugomba kurya utazarwara igifu.
agengwa n'ubwenge bw'umubiri ntabwo yafasha. Umubiri uramubwira ngo aya mafaranga wayakoreye ugomba kuyarya yose, nta muntu yaha n'igiceri cy'icumi. Uyu muntu nta mpuhwe, nta mbabazi, ni umuntu wirwanaho. Uramutuka arakwishyura, uramukubita arakwishyura, nta mikino. Uyu ni umuntu wa kamere, umuntu w'umubiri. Umuntu udafite umwuka wera aba ari umuntu w'umubiri. Aha rero niho Petero yahamagawe aba. Avuyeyo azana n'icyuma ku itako, aravuga ati ntawamenya, uzankinisha nzakimushinga. Uyu ni Petero wari ufite intege nkeya, wabonye baje gufata Yesu, ntiyamenya ko urugamba rw'abakiranuka n'abasenga ari urwo kwereka Imana ibintu no kumenya amakuru. Umunyamwuka aharanira kumenya amakuru. Abaciye ugutwi umusirikare w'abandi, Yesu agusubizaho. Petero agumana inkota ye. Uyu ni Petero w'umunyabwoba. Yesu yagendanaga umusaraba, yarenga Petero agahinguka. Uyu ni Petero wari ufite ubushobozi bwo kwihakana Yesu abantu bareba. Umuntu udafite umwuka wera niyo yaba aba mu rusengero cyangwa atabayo, ikimuranga ni uko aba afite ubushobozi bwo kwihakana Yesu bigashoboka. Uramubwira ngo reka aka kazi cyangwa ureke Yesu, agahitamo kureka Yesu ngo abone akazi. Nuko Petero baramubwira bati ariko nawe wari umwe n'uriya mugabo, baramwihakana. Baramubwira bati ariko n'imvugo yawe irabigaragaza. Isaha kibitse nibwo Petero yarize yibuka ko Yesu yari yamubwiye ko azamwihakana. Uyu ni Petero utarashoboye kugumana na Yesu ku musaraba, ahubwo ahita asubira kuroba. Umuntu udafite umwuka wera ntabwo ashobora gusenga ngo yongere asenge ibi Israel Mbonyi yaririmbye. Hoya, ni ugusenga rimwe akazagaruka hashize igihe. Mu cyigisho cy'amasengesho uzakibona natanze muri Kaminuza y'u Rwanda, aho nabwiraga abantu ko abo bantu tubita ababibyi mu masengesho. Urasenga rimwe mu mwaka, rimwe mu kwezi, ni abanyantege nke. Ikintu cyose uyu Petero ndi kukubwira wa mbere yagikora. Uyu ni umuntu udashobora kwirinda ibyaha bitandukanye, inzoga iracyamuhumurira n'ibindi bitandukanye nashatse kuvuga muri aka kanya. Ubusinzi, ubusambanyi, intege nke. Ntago yabona ibihumbi 10 byawe byibagiwe ngo abiguhe, aravuga ngo agize amahirwe. Noneho rero uyu ni Petero ujya kwihisha mu cyumba cyo hejuru akikingiranamo n'abantu 120, akajya arebera mu idirishya ngo abayobozi bakuru b'idini batamubona, abayobozi b'inzego za leta batamubona. Ni Petero w'umunyabwoba. Ariko ndagira ngo nkubwire Petero wa nyuma ya Pentekote umaze guhabwa umwuka wera. Ni Petero uhise ashira ubwoba ako kanya. Ni Petero utarize kaminuza, utarize segonderi, wari umurobyi, ariko ahise agira ubwenge, agize ubuhanga ku rwego wagira ngo afite PhD na profesora, ahindutse umwigisha. Ashize ubwoba, asohotse mu cyumba cyo hejuru, aragikinguye kandi yari akihishemo. Iforomo y'Imana itangiye gukora. Haleluya, Imana icyubahiro. Iforomo y'Imana ifashe Petero, imusohoye mu itafari rishyashya. Icyuma arakijugunye, agize imbaraga, ashize amanga, ashize ubwoba. Atangiye kubwiriza abantu baje mu burasirazuba bwo hagati. Aha ndagira ngo nkwibutse, aha za Dubai ziba, za Israel ziba muri ubu burasirazuba, hahoze isoko na kera. Abantu baje guhaha, ni muri Conurbanisation cyangwa se muri Centre Ribe. Abantu 3,000 bose, atitaye ku ndimi bavuga, aravuga ururimi rwa buri muntu wese akiyumva mu urw'iwabo. Uyu ni Petero uravuga igifaransa atarize. Urumva akamaro k'umwuka wera. Uyu ni Petero uhisa amenya uburyo abantu badressinga audience. Yahise amenya guhagarara imbere y'iteraniro rinini ataragiye kwiga theology. Nkwibutse ko Imana ikomeza abantu yahamagaye, ntabwo ihamagara abakomeye. Kwiga theology birasanga kwakira umwuka wera ufite. Kugira umwuka w'ubwenge. Petero afashe ijambo. Umwuka wera mumaze ubwoba, ashinja abantu ngo wa Yesu mwishe mukamubamba ngo niwe ukoze ibimureba. Ashinje ba meya baje guhaha, ba gavana, ashinja abayobozi bakuru b'idini, abashumba bakomeye. Petero ntacyo bimubwiye kubera umwuka wera
doze y'umwuka wera yamaze kumwuzura, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Kuzura umwuka wera ni ugufata amavuta y'umwuka wera ahagije, yarangiza akameneka n'inyuma abantu bakabibona. Imvugo yawe abantu bakakubonamo umwuka wera. Abantu barangije barebye ibintu Petero ari kuvuga n'ibyo ari gukora n'uburyo ari kwigisha, bamenya ko burya umwuka wera wari uri muri Yesu Kristo ari umwarimu uhagije. 3,000 bihita byihana. Nta kureba ngo mfite VWT, mfite indege iri private, mfite PhD. Bigishijwe n'umuntu wuzuye mwuka wera, 3,000 birihannye. Ndagira ngo uyu munsi ngarukira ahantu ashatse kukubwira ko iyo umuntu yemereye mwuka wera akamwinjiramo, iforomo y'Imana ihita imuhinduramo umuntu mushya, ugasohoka mu itafari rishya rihiye neza, ritazahanda abantu mu rusengero, rihiye neza ritazahanda abantu mu kazi, muri community. Ururimi rwawe rugahinduka imitekerereze, amaso ari byo twita gupfa ku by'umubiri. Umuntu wuzuye umwuka wera arapfa. Wahajya imbere y'inkumi zambaye ubusa cyangwa zimeze zite, urugingo rutuma ureyagitinga nabi, ugakora ibidakorwa, ruba rwarapfuye. Aho Pawulo yavugaga ngo sinjye uriho, ni Kristo uri muri njye. Petero mushyashya arigisha, Petero mushyashya arasengera abarwayi bakire, Petero mushyashya agize iyerekwa, abaye umuntu ukomeye, arashumbye. Ndasoza icyigisho nkubwira ko aho umwuka wera yageze, umuntu ahinduka umusirimu, umuntu akaba mushya, akambara imbaraga nshya, amavuta mashya. Umwuka wera arasirimura, ukayobora abantu, ugafata ijambo abantu bakagutega amatwi, ukamenya gukora bitandukanye n'uko wakoraga, ukaba umuhanga, ukaba umunyamugisha. Umwuka wera aha abantu igikundiro, umwuka wera akoresha abantu ibidasanzwe, abantu bakajya bibaza uburyo ubikora bikabayobera. Umwuka wera yirukana uburwayi, yirukana ibisazi. Nusoma neza, Mariya Magadalena yari yarakurikiye Yesu kubera imbaraga zidasanzwe zari ziri muri Yesu, zamukijije abadayimoni b'iwabo. Ndagira ngo ngufashe dusenge Imana. Iki ni cyo cyigisho twari dufite uyu munsi, ariko ejo dufite ibindi byigisho biryoshye bizakuryohera. Ni karibu ku mutsima wa buri munsi, umubwirane, ubwire bagenzi bawe batarajoyininga. Ahangaha iyi cano iduhurije kugira ngo tuvuge Imana neza, tubwize abantu Imana ukuri. Imana iracyakiza indwara, iracyakiza ubukene, iracyakiza inzara. Imana iracyasirimura, iracyatanga ubwenge bwo kwiga, kutiyandarika. Uyu mwuka wera nawe mwakiremo iki gitondo akunyuze mu iforomo. Impamvu bikunanira nuko wasimbutse iforomo ya mwuka wera, warabatijwe gusa mu mazi menshi, ariko imbaraga zawe ni nke. Abadayimoni barakumenyera, baraguteza uburwayi, urahusha, ufite inyatsi, ntabwo ukora. Ndagira ngo wakire mwuka wera ujijura, wakire ubwenge, bigere ku muryango wawe, igihugu, bigere mu kazi ukora. Umwuka wera atanga umugisha. Umwuka wera wabaga muri Yozefu mu Egiputa. Bibiliya itubwira ko wamuhaye kugira akaboko keza. Haleluya. Ngo abantu baramukunda, ngo n'umwami aramukunda, ngo Yozefu ngo agirire umugisha mu Egiputa, mu gihugu kitari iki. Iyo ufite umwuka wera ugirira umugisha n'ahatari aho uvuka, hakaba hawe. Esiteri na Moridekayi bafashe leta 127 bakajya batera sitampu, kubera umwuka wera bari bafite ubigisha gusenga. Va mu biganiro bidafite umwanya, gabanya ibintu bikurangaje, egera Imana. Mwuka wera azabe muri wowe, mwuka wera azakorere muri wowe, aguhindura umuntu mushya w'umunyamugisha. Ikiganza cyawe kireme, ijwi ryawe rireme, wiyatureho ubuzima. Va mu nzoga, va mu byaha, va mu burangare. Imana ifite ibintu bizima by'abantu bayubaha bakagendana nayo. Ni karibu dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye ko waduhaye icyumweru cyiza cyo kwiga umwuka wera. Uyu muntu aratwumvise, yumva yifuje kugira umwuka wera umushoboza gukiranuka, kugendana nawe, ukamukubitira imigambi y'incakura n'indyarya n'ibitavuga Imana. Ndasenze ngo umwuka wera w'imbaraga n'amavuta bimubemo, gukomera kube muri we, amagufa yakomere, ingingo ze zikomere, umubiri we ukomere, inyama ze zikomere. Dayimoni ikamenyera muhunge mu mikorere ye, mu bucuruzi, mu buhinzi, mu bworozi, mu kazi ka leta, mu mutekano, aho akora hose nagira umugisha. Igihugu cyacu nikigira umugisha kubwo gusenga kwacu, imiryango yacu igira umugisha. Twatuye amahoro, twatuye imibereho, twatuye impinduka, twatuye ubuzima, twatuye gusirimuka no kuba abahanga ku bantu bakurikira ikiganiro
umutsima wa buri munsi, ntihabeho impinduka, ntihabeho ikinyuranyo. Ndagushimiye ko uri kumwe natwe kandi ko utabaye abantu bawe none n'iteka ryose. Urakoze, amena. Uwiteka Imana abaha umugisha. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in